Mwiriwe neza energy nk'ibisanzwe mwanyihangana maze iminsi nakora n'abagezaho video nk'izi ngizi za financial market, self improvement, forex trading n'ama stock n'ibiki byose update nk'izo munyihangane rwose maze iminsi ntameze neza mu mutwe, ntameze neza mu mubiri. Nicyo kintu cyatuma nabagezaho update, tabagezaho amakuru menshi, nagezaho amasomo menshi, nagezaho tip nyinshi zabafasha mu buzima bwa buri munsi. N'umunsi rero ikintu cyo kubabwiraho ni ikintu bita saving. Abantu benshi ni ikintu kigorana cyane, yaba ari wowe uri muri ino video, yaba ari njyewe se cyangwa se n'abandi bantu ku isi benshi. Ubona ko cyangwa se iyo urebye kuri internet ukoze research, ubona ko abantu benshi badakora saving. Bajya bavuga ngo impamvu bakina gukina cyangwa se bakira gukira cyane na saving irimo. Nese weho ubyumva ute wigomwe ingano y'amafaranga runaka ukazajya uyabika buri munsi cyangwa se buri kwezi, ayo mafaranga akazagufasha mu gihe kizaza, ukiteganyiriza ejo hazaza. Ushobora kuvuga ngo ngiye gusevinga n'amafaranga cyangwa ngiye kubika n'amafaranga, ngiye kwigomwa n'amafaranga runaka azamfashe, mfite target, mfite goals, buri modoka mu mezi 3 yo kugura imodoka mu mwaka umwe cyangwa mu myaka 5 bitewe nuko n'ingano y'amafaranga ugiye kuzasevinga. Mfite goals yo kuzagura ikibanza ugura umusore nkanjye, mfite goals yo kuzubakira ababyeyi, mfite goals yo kuzajya y'umwana nimba mfite muri famille, mfite goals y'umwana kuzansevingira umwana. Ibyo wabikora ute rero? Biroroshye cyane iyo ugize discipline yo kubikora. Tugiye kubigeranyo, urabona ko muri Amerika abantu benshi, abantu bangana na 32% b'abakozi babaho by paycheck. Iyo uvuze ngo umuntu abaho by paycheck bivuze iki? Ni ukuba abaho ibyo abona cyangwa se ibyo yinjiza bingana cyangwa se birutwa n'ibyo spending. Urugero, nimba winjiza 500 ku kwezi, uspending 490 cyangwa se 520, ugasanga wowe ujya muri minus. Ibyo rero bivuze iki? Iyo ukora saving uribabaza. Ntabwo nkubwiye ngo nimba spending 500 ku kwezi uhita ugira 300. Oya, biragoye cyane. Ahubwo saving ni discipline ugenda ukora buri munsi ukajya witora, bikazageraho uyifata nka habit, ikaba umuco nk'uko ubyuka mu gitondo ugasenga, ujya kuryama ugasenga, bikaba umuco, ukumva nta nicyo bigutwaye. Mu minsi ya mbere birakugora, ukumva nimba wari waramenyeye kunywa 5 ku munsi, ukunywa 3 cyangwa kunywa 4, ukumva biragoye cyane. Ariko uko ugenda ubimenyera, ugenda umva ari umuco. Uko ubikora cyane bigenda byoroha kurushaho. Hari uburyo bwamfashije, wenda reka mbatere story gato. Mu mwaka wa 2022 nagize amafaranga menshi ninjiza, ngira n'amafaranga menshi nsora. Ndimo nakora report y'umwaka mu kwa 12, nasanze neza amafaranga menshi, ako nsanga saving nta mafaranga na make mfite. Nsanga mfite amafaranga ari munsi y'100. Byari inkuru ibabaje cyane, byaraganaga kababaje cyane, batise ibi bintu nibiki ko nagize amafaranga menshi cyane, nabonye kuki nta mafaranga mfite. Ese nk'umuye n'ikibazo runaka nabigenza gute? Nibaza byinshi, kandi outside abantu babona ko umeze neza, wambara neza, usa neza, ubaho neza, ariko nta kintu ufite ku mufuka. Ni inkuru ibabaje cyane. Ubwo nibwo niyo nagane nawe base kugira ngo umusavinge mubigenza mute, kugira ngo mugira amafaranga muhorana mukaba mwakora ikintu kigaragara mu bigenza gute. Arambwira ati rero hari ukuntu hadu task dutoya ukagenda udukora gake bikaba byiza cyane. Icyo gihe yarambwira ati hari ikintu bita mo cash nyene yo nagari ibintu biraho mbase, kuko naguzaga njye nabonye nkunda ibintu byo kuguza amafaranga. Abari muri community yanjye barabizi, nta muntu uri kuguza amafaranga cyane. Arambwira ukuntu ukora auto saving mu cash. Ukana akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 rwego. Ntabwo ndimo ndabamumariza guys, ntabwo ndimo ndabamumariza. Ni ikintu cyamfashe numva nanjye ntacyo basangiza. Iyo ukoze ibyo bintu, ukora amabwiriza, ukagiraho amafaranga ya auto saving, ukaba waza usavinga amafaranga either buri munsi cyangwa buri cyumweru cyangwa buri kwezi, ukaza usavinga amafaranga yawe akajya kuri telefone ya mobile money, akajya kuri konti yawe mu cash. Icyitonderwa, ibyo bintu iyo bikoze buri mwaka ukoze saving, bakungukira 7%. 7% ni amafaranga menshi.
mu gihe ahandi bagukata cyangwa se ahandi wenda simbizi, ariko urumva 7% niba ushyizemo miliyoni y'amanyarwanda ku mwaka bakunguka 70,000, nimba ushyizemo miliyoni 10 ku mwaka bakunguka 700,000. urumva ayo mafaranga n'amafaranga menshi cyane. Bo ushobora guhata ayo mafaranga niba akeneye iki byose, amafaranga yawe ari safe anytime wayakuraho kandi wumva ko ibintu bimeze neza cyane. Noneho ukuntu byagenze rero, ku itariki ya mbere z'ukwa mbere natangiye savinga 1,000 cy'amanyarwanda. 1,000 cy'amanyarwanda abantu benshi mukunda kukigira, mushobora no kugipfusha ubusa, akora amafaranga menshi cyane. Ku itariki ya mbere natangiye savinga 1,000 cy'amanyarwanda. Noneho byageze ku itariki nk'eshanu cyangwa se esheshatu, nabati se ko 30,000 bigize ari n'iminsi igize ukwezi ari amafaranga make, ubwo ku mwaka ni kuzagira 365 bingana n'iminsi y'umwaka nyine. Ndafata ikara amafaranga make, uhagira wakongera 20,000, ibyo 20,000 nkabyongera ku 30,000 bikangana 20,000 buri kwezi. Nkunda kugira utuntu tw'uduchallenge cyane pe mba ndufite twinshi. Nabati se 50,000, okay kavuye ko wenda ari akantu kagasaving cyangwa amafaranga nzambona 50,000 ya buri kwezi. Nyine nkunda utuntu dufaranga tugenda tuza ku mpande nyinshi cyane, ndabikunda cyane, ni ibintu nkunda cyane kandi biranafasha, bimfasha mu buryo bw'ubuzima bwa buri munsi. Nabati aka kantu bazava kangaka, aya mafaranga azakora iki ngiki, aya ngaya nazakora iki ngiki, nkabibara. Narabikunze cyane. Ku munsi wa mbere muravuye 1,000, ku wa kabiri muravuye 1,000, numva ndabikunze cyane. Byageze mu kwa gatandatu mfite amafaranga agera mu 800, nimba nibuka neza 800 miliyoni bigera aho ngaho. Byageze ku itariki nibwo na checkinze neza ngiye gufata ino video ujye kugira ngo musangiza n'amakuru. Ku itariki 24 z'ukwa munani mfiteho 1,1 million guys. Ya mafaranga natangiye ari ibintu by'imikino, n'umwaka utari wanashira nayingizeho 1,1 million. 1,1 million ni amafaranga menshi mu Rwanda muri uwo mwaka 2022. Ni amafaranga menshi cyane, ushobora kuba wari wagura nk'ikintu kifatika kigaragara, ushobora kuba waguramo bitewe na goals nafite na target nafite, nababwira ikintu naguzemo. Ariko icyo gihe ayo mafaranga ntabwo ari gufata ayo mafaranga 1,1 million nyagura icyo kintu cyasekeje kirasekeje. Ariko navuze ati ana mafaranga ni 1,000 natangije mu bintu nateganyaga mu bintu by'imikino. Natangiye nkora nkaba nagize 1,1 million nyakuraho nyagura icyo kintu. Urumva ko iyo target nari nihaye, ntabwo navuga ko ayo mafaranga icyo kintu aricyo kizava muri ayo mafaranga, ahubwo nuko navuga ati se aka kantu akagaseke nakoze, akagaseke nabitse, nta kuntu kapfunduka, nta kuntu agapfundura nkakuramo iki kintu. Nawe rero muri ino video ndagushishikariza ko wakora saving. None ko na leta y'u Rwanda idushishikariza gukora ibintu bya saving bya ejo heza. Ujye muri ejo heza witeganyirize ejo hazaza, ko you never know, ntabwo uzi ikizaba mu myaka 5 iri imbere se, mu myaka 10 iri imbere se. Ayo mafaranga urimo urabona, opportunity urimo urabona muri ino minsi ntabwo zizalastinga igihe cyose. Murabizi ko technology agenda yihuta cyane, ibintu bijya bihindagurika cyane, aba business agenda hindagurika cyane, aba competitor bagenda bahindagurika cyane. Ubu ngubu ushaka kuyoboye ufite aka business kawe karimo karakunda, ubona nta kibazo kinjiza umwaka umwe, imyaka 2, ako nyuma y'imyaka 3 4 ugasanga iyo business way trash. Byagiye bibaho cyane. Murabizi abantu bacuruzaga imvaho, abantu bacuruzaga ibinyamakuru, abantu bakoraga ibinyamakuru byinshi bagenda bandika amakuru cyane. Murabizi ubu ngubu internet byarakemutse cyane. Murabizi ko AI zirimo ziraza, murabizi ko amatekinoloji menshi arimo aragenda aza cyane, akazi karimo karagenda kabura, cyangwa business zimwe ziragenda zifunga izindi zifunguka. Rero nimba ubona amafaranga, ingano y'amafaranga runaka ku munsi se cyangwa ku kwezi, abantu benshi bajya mu bimina. Ibimina wenda ikintu nabivugaho, ibimina ntabwo biba byizewe 100%, kuko ikimina kiguhuza n'abantu, ni ikintu gihuza community, ukabamenyana n'abantu, ukagirana ubucuti bwihariye. Ariko ikimina nacyo kigira risk nyinshi cyane, ugasanga perezida wacyo cyangwa umubitsi simbizi ko nta kimina yarajyamo at the moment, ugasanga ngo wagize ikibazo yarayakemuje ikibazo amafaranga yanyu, ugasanga ibibazo nyine nk'ibyo bigenda bibaho, ngenda mbyumva. Ariko iyo ufashe ukoze saving, auto saving hagati ya banki na banki zayigira izo service, nimba 1,500 avuga ati ngiye 50,000 buri mushara nzayambona, azajya ayitsaving kuri no konte iri block. Konte nyinshi zabikora, ama banki menshi babigira,
wagana banki yawe ukayisaba iyo serivisi ikayigukorera, kuko kubika amafaranga biragorana cyane, ariko iyo ukoze saving ugenda usavinga amafaranga make akazaba menshi ukaba yabyazamo ikintu wazakora mu buzima. Murakoze cyane rero, video nk'izi ngizi, inama nk'izi ngizi kuri financial market muze gukunda crypto. Ndashimira mu subscribe, murabigenye cyane. Sawa, ciao ciao.